yaruka iraweza iwika isabato sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse Yesu naze ature muri wowe sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse sabato iruko tubonera mu munezero umuntu wese uyemera akayiruka ubona Yesu yarayiruhutse kadushimira Imana yaturinze muri iyi minsi 6 duhereje inyuma tukaba tugeze kuri uyu munsi w'isabato tukaba dutangiye amasaha yera Imana yaraturinze ibana natwe none yashimye ko tunaterana muri aya masaha kugira ngo twumve ijambo ry'Imana kadushimira urukundo rwa Yesu tugejejeho indirimbo nziza Imana ibaha umugisha hari abadukurikiye kuri Facebook ndetse no kuri Zoom mwese Imana ibaha umugisha tugiye kwigira hamwe amagambo afite umutwe uvuga ngo urugendo rw'abatahajuru kanze sharing screen urugendo rw'abatahajuru kuko twese tubizi urugendo tujya tugira ingendo zitandukanye kujya mu rugendo ni ikintu kimenyerewe rubasha kuba ari urugendo rwa hafi cyangwa se rwa kure kandi muri buri rugendo habamwo imyiteguro uretse yuko haba nubwo rutunguranye ariko nabwo umuntu agira uburyo abyiteguramo nubwo byaba ari iby'akanya gato rero muri Bibiliya
hari abantu bavugaho benshi ko bakoze ingendo ku rugendo rwa Aburahamu ava mu gihugu cya ba sekuruza ajya mu gihugu cy'i Kanani, tukagira n'urugendo rwa Yakobo ahunga umuvandimwe we nyuma yo kumuriganya. Hariho urugendo rwa Yosefu ajyanwa mu Egiputa ubwo bene se bari bamaze kumugurisha. Hakabaho n'urugendo rw'Abisirayeli bava muri Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano. Hakabaho n'urugendo rwa Yona ahunga Uwiteka, aho kugira ngo ajye i Ninive we agahungira i Tarushishi. N'ingendo ni nyinshi, ndetse n'urugendo rwa Sawulo ajya i Damasiko. Aba bari bafite, ubundi umuntu yajya mu rugendo haba hari umugambi afite. N'aba rero hari imigambi itandukanye yo bari bafite, uretse yenda nka Yosefu we yari atwawe nko ku gahato kubera bari bamaze kumugurisha. Rero nk'uko tubizi izi ngendo, aho bagenzi bo tubonye haruguru bavuzwe muri Bibiliya bavaga ahantu runaka bajya ahandi. Izi ngendo zose zari zifite impamvu zitandukanye. Ariko tugarutse ku mutwe w'icyigisho cyacu, kivuga ku rugendo rw'abatahajuru. Ni urugendo rwa buri munsi mu bya mwuka, ariko nanone rukanagaragarira no mu bikorwa dukora. Ubundi mu rugendo rusanzwe hari ibyapa biyobora abagenzi, ndetse n'ibyerekana urugendo umuntu amaze kugenda n'urugendo rusigaye, ibirometero umuntu aba asigaje kugira ngo agere aho ajya. Muri uru rugendo rw'abatahajuru ntabwo tuzi ngo dusigaje ibirometero bingahe cyangwa se igihe kingana iki, ariko icyo tuzi ni uko igihe dusigaje imbere ari kigufi. Bityo rero tugomba kugira imyiteguro runaka. Aba batahajuru bagomba kugira imibereho yihariye, harimo no kwigomwa ibintu runaka. Ni imibereho irimo intambara tutabonesha amaso. Rero muri make tumanze turebe imibereho y'abatahajuru. Ariko noneho tutarinjira mu cyigisho nyirizina, tunamanze dusenge tutarareba imibereho y'abatahajuru. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ihoraho, tugushimiye imbabazi n'uburinzi bwawe bihora bibana natwe. Tugushimiye Data ko waturinze muri iyi minsi dusize inyuma, ukaba wemeye ko tugera mu masaha yera. Turakwinginze Data ngo uze ubane natwe, kandi natwe Mana Uwiteka turakwinginze ngo udufashe nk'abatahajuru kugira ngo tugire imibereho ikwiriye, maze Data kuruta byose uru rugendo turimo urudufashemo kugira ngo Mana Uwiteka amazina yacu abe ari mu gitabo cy'ubugingo. Bana natwe muri uyu mwanya, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Rero imibereho y'abatahajuru. Ese umutahajuru agomba kwifata uko yiboneye, nangwa hari ibigomba kumuranga? Iyo dusomye mu Migani igice cya 3 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 6,
turiboneho amagambo agenda atwereka uko umutahajuru nangwa se umuntu witegura kuzaba mu ijuru agomba kwifata. Ku murongo wa 3 haravuga ngo imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Umurongo wa 4 nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Umurongo wa 5 wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Umurongo wa 6 uhore umwemerera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Iyi mirongo tumaze gusoma ahangaha itwereka ukuntu umuntu witegura gutaha ijuru agomba kwifata, bigomba kumuranga, ariko nanone hakabamo n'isezerano. Iyi mirongo itwereka uko tugomba kuba tumeze, ngo imbabazi n'umurava bye kutuvaho. Ni bimwe mu bigomba kuranga abatahajuru. Imbabazi n'umurava ngo tubyambare mu ijosi. Mu yandi magambo, tubirinde, duhore tubizirikana. Ikintu wambaye mu ijosi ni uburyo bwo kukirinda, nta nubwo cyapfa gutakara. Ni nako ariya magambo atubwira yuko tugomba kurangwa n'imbabazi n'umurava. Ijambo imbabazi ni ikintu kigari, bijyana no kwita ku bantu n'ibyabo, ndetse harimo urukundo n'ibindi. Ibyo bigomba kuturanga, ngo tubyandike ku nkingi z'umutima wacu. Mu yandi magambo, tubihoze ku mutima, ntitubyibagirwe. Tubyandike ku nkingi z'umutima wacu, tubihoze ku mutima, tute kubyibagirwa. Rero nituzirikana iby'Imana idusaba, nibwo tuzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu, kuko twabibonye hariya haruguru ku murongo wa 4, ngo nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Urumva harimo isezerano. Nugira imbabazi n'umurava ukabyereka bagenzi bawe utarobanuye, aho ngaho Uwiteka nawe azakurinda. Ngo nituzirikana iby'Imana idusaba, nibwo tuzagira imigisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Rero duhore twiragiza Uwiteka mu migendere yacu, nawe azajya tuyobora muri uru rugendo turimo. Nanone hari andi magambo ari muri Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 7, duhereye ku murongo wa 7 tugeze ku wa 8. Umurongo wa 7 aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro.
kwizera nacyo ni kimwe mu biranga umutahajuru. Ntabwo wavuga ngo uri umutahajuru utagira kwizera, utizera Imana. Umurongo wa 8 ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa ntacyana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacyanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Mbega amagambo meza! Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa ntacyana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacyanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Nk'uko tubizi, hari igihe haba izuba ryinshi, icyo bakunda kwita ngo ni drought, ugasanga imvura irabuze, ibiti bikuma, ibyatsi bikuma. Aho ngaho haza amapfa. Ariko noneho tugiye mu mibereho nangwa se mu nzira y'umutahajuru, igihe cy'amapfa umuntu yakigererana n'igihe cy'amakuba, igihe cy'akarengane, igihe cy'ibirushya. Ariko hano hari kutubwira ngo umuntu wizera Uwiteka akaba ari we umubera ibyiringiro, uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ni ukuvuga yuko niyo haba ari igihe cy'izuba ryinshi, amapfa agacyana, igiti n'ubundi ibyo biti igituma byuma ni uko bibura amazi. Rero icyo giti ntacyo kizaba kibura, ibibabi byacyo bizatoha bihorana itoto, ntabwo kizita ngo nangwa se ngo gihangayikishwe nuko hari amapfa, kandi kizakomeza kwera imbuto zacyo. Nanone tugomba kwizera Uwiteka binyuze mu masezerano dusanga mu ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka akatubera ibyiringiro. Nibiba bityo tuzaba tugereranwa na kiriya giti cyo tubonye haruguru, cyatewe hafi y'amazi kigashorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa ntacyana. Muri uru rugendo ruruhije, umuntu wizera Uwiteka azakomeza ahabwa imbaraga n'ibyiringiro. Nanone na kiriya giti ngo kizahora gifite ibibabi bitoshye, ndetse ngo kizahorana itoto. N'umwizera nuko ntazagira ibimuhangayikisha, ndetse ntikizareka kwera n'imbuto zacyo. N'umwizera azakomeza abone imigisha, kandi iyo migisha ayisangize n'abandi, nawe akomeze yere imbuto. Ibyo ni bimwe biranga umutahajuru. Mu mibereho umutahajuru ntihabamo ngo byacitse,
ngo habemo kwiheba, oya, kandi dufite kwizera. Aho ntaho twaba dutandukaniye n'abadafite kwizera. Nanone nk'abatahajuru tugomba kwirinda ubuyobe. Mu bihe byose, mu binyejana bitandukanye, hagiye habaho abantu b'Imana bagahura n'ibigeragezo byinshi, ndetse hakabaho n'ubuyobe butandukanye, benshi bakabigenderamo. Hano rero dusomye muri Petero ya kabiri, igice cya 3, umurongo wa 17, umurongo wa 17 kugera ku wa 18, haravuga ngo, ku murongo wa 18 haravuga ngo, nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Aha turagirwa inama, twirinde ubuyobe ubwo ari bwo bwose. Ibishuka abantu ni byinshi, kandi n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Hari abantu benshi, ndetse bamwe n'abo tuzi, bagiye bava mu byizerwa buhoro buhoro, bakagenda babivamo buhoro buhoro. Nyuma yaho ugasanga byabaye umwijima, baraguye burundu. Iyo dusomye mu Bakorinto ya mbere, igice cya 10 umurongo wa 12, haratubwira ngo, nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ikigwisha umuntu ntabwo ari n'ikintu kiziraho ako kanya ngo umuntu araguye, ahubwo bitangira ari buhoro buhoro, buhoro buhoro. Rero burya nta muntu n'umwe umwanzi adashobora guhangara, keretse uburinzi bw'Imana, bwonyine, uburinzi bw'Imana bwonyine nibwo bushobora kutubera ingabo idukingira, nibwo bushobora kutubera ingabo idukingira. Nanone ikindi kigomba kuturanga k'abatahajuru ni ukurushaho kumenya, tukiga ijambo ry'Imana, tukamenya, hakabamo ikintu cyo guharanira kumenya. Iyo ushaka ikintu ntabwo wicara aho ngaho ngo kiragusangaho, oya, ugomba kugiharanira. Uko tubizi habaho amarushanwa, nk'amarushanwa yenda yo kwiruka ngo barebe uwa mbere, bakamuhemba umudari, kuko habayeho kurushanwa. Rero mu kwizera ntabwo navuga ngo habamo kurushanwa, ariko habamo guharanira. Urabiharanira ukabiha agaciro. Tubiharanira dute rero? Hano nanone hariya muri Petero ya kabiri, igice cya 3 umurongo wa 18, haratubwira ngo, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. Hariho iri jambo no kumenya Yesu Kristo. Ese tumumenya dute? No kumenya Yesu Kristo, umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike
none n'iteka ryose. Amen. Aha ngaha ese umutahajuru icyo asabwa ni iki? Arasabwa gushakashaka mu byanditswe, akitabira gahunda z'itorero, akitabira amateraniro. Niho tumenyera Yesu Kristo, tukamenya ibyo dusabwa. Turasabwa kurushaho kumenya ibyo tuzi, tubyongereho ibindi. Kandi burya iyo tugize ibyo tumenya ndetse dufite n'umurava wo kugira ibindi byo twiga, niho turushaho kumenya ko hari ibyo byinshi tutazi. Naho iyo twiyicariye tugatuza, hari ubwo dutekereza ngo tuzi byinshi kandi ntabyo. Kuko twari tubibonye haruguru. N'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. N'uwibwira ko yize byinshi, ko azi amasomo menshi, ko yasomye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ariko nanone tumenye yuko buri gihe duhura n'ibitugerageza, kandi nta kundi twashikama uretse gushikama tubifashijwemo n'ijambo ry'Imana na Mwuka Wera. Niyo mpamvu ibyo tuzi tugomba kubyongeraho ibindi. Ntabwo tugomba kugira ngo twateyeho akadomo. Oya. Niyo mpamvu mujya mwumva abantu bavuga ngo kwiga ntibirangira. Kandi koko nibyo. Kandi buri munsi turiga. Buri munsi turiga. Rero natwe tugomba guhora dushaka gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Twiga ibyanditswe. Rero nk'abatahajuru tugomba gukura mu bya mwuka. Ese dukura dute? Dukura ari uko twize. Dukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo, umwami wacu n'umukiza. Nta handi twamumenyera uretse kwiga ijambo ry'Imana. Muri uru rugendo rero hari amasezerano. Ni urugendo rutoroshye, ariko kadushima Imana ko dufite amasezerano. Ni byiza ko amigisho yacu y'iki gihembwe dusangamo amasezerano, ndetse n'icyigisho kijyanye n'amasezerano. Twabonye amasezerano menshi Uwiteka yagiye agirana n'abantu batandukanye, uhereye kuri Aburahamu, kuko twabibonye tugitangira. Yavuye mu gihugu cya Uri afata urugendo rw'i Kanani. Ntabwo yaje ngo arinde yabaza ngo ariko ni he ndi bujye, ariko yari afite isezerano. Katurebe rero amwe mu masezerano. Ubundi Bibiliya ni igitabo cy'amasezerano. Hano rero duhabwa amahoro n'ituze. Dufite iryo sezerano. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27 haravuga ngo, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Rero abatahajuru bari muri uru rugendo, turi mu rugendo, nta handi dukura amahoro uretse muri Kristo. Nta handi dukura amahoro uretse muri Kristo. Kuko tubizi nta mahoro yo muri iyi si. Niyo habayeho amahoro twabyita yenda ngo ni agahenge, aba ari ay'igihe gito, kandi ntabwo abera hose icyarimwe. Wumva yenda ngo hamwe hari umutekano, ahandi hari intambara, ahandi hari inzara, indwara z'ibyorezo,
ngira ngo noneho twamaze no kubibona amaso ku maso, nubwo n'ubundi byari bisanzweho. Muri iyi si nta mahoro, nta tuze rihaba, ariko tubibonye yuko Yesu atanga amahoro atameze nk'atangwa n'ab'isi. Rero imitima yacu ntihangayike, kandi koko muri Yesu harimo amahoro. Nidusaba amahoro, amahoro yo mu mutima tuzayagira. Tubasha guhura na byinshi bitunaniza, ariko dufite iryo sezerano yuko nidusaba amahoro yo mu mutima, tugasaba Imana, kandi dufite kwizera yuko tuzagira ayo mahoro, tugakomezwa muri uru rugendo. Dufite n'irindi sezerano, dufite umubyeyi data wa twese udukunda. Iyo dusomye muri Yohana ya mbere igice cya 4 umurongo wa 9 kugera ku wa 10, umurongo wa 9 haravuga ngo iki nicyo cyerekanye ko urukundo rw'Imana muri twe, iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Yesu Kristo yatumwe mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Twabeshejweho nawe gute? Yaraje aza ari umucunguzi, ababara imibabaro twagombaga kubabara, apfa urupfu twagombaga gupfa. Ku murongo wa 10 haravuga ngo muri iki nimwo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ari yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Urukundo rw'Imana ntacyo twarugereranya, rurahebuje. Ngo Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe, aduhe ya mahoro twabonye haruguru. Ariko n'ikindi gikomeye, ngo atubere umucunguzi, abe impongano y'ibyaha byacu. Kuva ku bakurambere bacu, kuva kuri Adamu na Eva kugeza n'ubu ndetse n'ibihe biri imbere, abantu bose babonera agakiza muri Yesu Kristo. Imana niyo yadukunze, idukunda turi abanyabyaha. Rero nk'abatahajuru turi mu rugendo, dufite iryo sezerano yuko dufite umubyeyi udukunda. Tekereza ukuntu umubyeyi akunda umwana, umubyeyi akunda umwana, urukundo rw'umubyeyi. Urukundo rw'Imana rwo ntirugereranywa, rwo rurarenze. Urukundo rw'Imana rwo rurarenze. Kubera Imana idukunda, kubera urukundo rw'Imana ruhebuje, Imana ntiyifuza ko hagira n'umwe urimbuka. Ari abatangiye urugendo, ari abatararutangira, ntawe Imana yifuza ko arimbuka. Bene data na bashiki banjye, urukundo rw'Imana turubonera mu masezerano. Iyo dusomye muri Petero ya 2 igice cya 3 umurongo wa 9, niho turi bubone, tugiye kuhabona ukuntu Imana itifuza ko hagira n'umwe urimbuka. Haravuga ngo umwami Imana ntitinza isezerano,
umwami Imana ntitinza isezerano ryayo kuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Dufite amasezerano menshi kuko tubizi. Hari abantu bavuga ngo ariko igihe abantu bategereje kuva igihe ngo basekuru basekuruza ryari, ngo abantu bavutse bumva ngo Yesu ngo ari hafi kugaruka, bagatekereza yuko Imana itinza gahunda, ariko bijyanye n'urukundo. Ni urukundo, ni rwo rukundo ruranga Imana. Imana iratwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Twese turahamagarirwa kugira ngo twihane. Ese tekereza ubu Yesu agarutse muri aya masaha, ese wahagarara udatsinzwe? Ese igipimo ku munzani kirerekana iki? Dufite n'ibindi byiringiro yuko umukiza wacu aduha imbaraga muri uru rugendo. Kuko tubizi urugendo uragenda ukagenda urugendo rurerure ukaruha. No muri uru rugendo rero rw'abatahajuru habamo gucika intege. Nubwo bibaho, dufite isezerano, dufite mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 13, haravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nibyo ku bwacu ntabwo twabyishoboza, ariko dushobozwa byose na Kristo. Twe muri kamere yacu ntacyo twashobora. Twakongera gusoma irindi somo muri Yesaya muri igice cya 40 umurongo wa 29, haratubwira ngo niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Then muri Yesaya akatubwira ngo niyo iha intege abarambiwe. Tubasha kurambirwa ngo urugendo ni rurerure, urugendo rw'imibande n'imisozi, ko tuzamuka imisozi tukagenda ibibaya birebire, ariko iyo turambiwe Uwiteka aba yiteze kuduha imbaraga. Aduha imbaraga muri uru rugendo. Rero kugira ngo duhagarare dushikamye, nta handi tuvana imbaraga, dushobozwa byose na Kristo. Niko twabonye mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Abatentebutse, abadashoboye, iyo basabye Imana ibongera imbaraga. Muri uru rugendo, ni urugendo tugomba guhora dusaba imbaraga. Ikindi, ntabwo Imana ishobora kudutererana. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 31 umurongo wa 6, ndetse turajya no kuwa 8, umurongo wa 6 aravuga ngo mukomere mushikame, timubatinye, timubakukira imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, tizagusiga, tizaguhana. Umurongo wa 8 aravuga ngo Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana. Tutinye, tukuke umutima. Kuko tubizi igihe Abisirayeli bari mu rugendo
bava muri Egiputa berekeza mu gihugu cy'isezerano, Imana yabagendaga imbere ikabaha ibyo bari bakeneye, ikabarwanirira. Iri sezerano ryarabahawe. Natwe muri iki gihe turi Abisirayeli mu by'umwuka, natwe iryo sezerano turarihabwa. Natwe rero turabwirwa ngo dukomere, dushikame, tidutinye, tidukuka imitima, kuko Uwiteka Imana yacu ubwayo izatujya imbere, ntabwo izigera yadusiga, ntabwo izigera yaduhana. Na n'uyu munsi ayo masezerano ni ayacu. Na n'uyu munsi ayo masezerano ni ayacu. Nanone turebe ku mbabazi n'ubuntu bw'Imana byagenewe abatahajuru, bisubizamo intege abatahajuru. Ngo nuko rero dusomye mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16, ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Yewe imbabazi z'Imana ntizigereranywa. Twicishe bugufi, dusabe imbabazi, tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Yego tuzatabarwa niduhura n'ibiduca intege, tuzatabarwa. Uwiteka adufitiye imbabazi. Niyo twagwa mu makosa tukihana, Uwiteka aba yiteguye kudutabara. Nanone dusomye muri Yesaya 55 umurongo wa 7 haravuga ngo umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Rero turasabwa twese kwihana, tidukerense umuburo uwo ari wo wose, kuko Imana iba yiteguye kutubabarira. Ariko ntabwo ariko bizahora, kuko tutazi ngo igihe cy'imbabazi kizageza ryari, cyangwa se ngo dufite igihe kingana iki muri iyi si. Ahubwo iki ni cyo gihe, uyu ni wo munsi, iyi niyo saha. Tuributswa yuko iki ari cyo gihe, uyu ni wo munsi, iyi niyo saha. Nanone tuributswa yuko iki atari igihe cyo gusinzira, ahubwo tugomba kuba maso. Tugomba kuba maso. Gusinzira bigereranywa no kugendera mu mwijima, kuba maso bigereranywa no kugendera mu mucyo. Nuko dusomye mu Baroma igice cya 13 kuva ku murongo wa 11, turi kugenda tunagana ku musozo. Abaroma igice cya 13 umurongo wa 11 kugera ku wa 12 haratubwira ngo, umurongo wa 11 uravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo, nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Twabibonye haruguru yuko Imana idatinza isezerano, ahubwo yuko ishaka yuko buri umwe wese yihana, kugira ngo hatazagira n'umwe urimbuka. Twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Imana ntiyifuza ko hagira n'umwe muri twe urimbuka. Rero ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Yego uko umunsi
uje bugacya bukira, niko iminsi igenda kandi niko agakiza kacu karushaho kutwegera. Ngo ijoro rirakuze, aho ni ku murongo wa 12, ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Ntabwo tugomba kugendera mu mwijima, mu binyoma, ahubwo tugendere mu kuri twamenye. Nta gihe gisigaye, iki nicyo gihe, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza. Dusoza rero, kuko Abisirayeli bari mu rugendo bava muri Egiputa bajya i Kanani mu gihugu cy'isezerano, natwe turi mu rugendo rugendwa n'abatahajuru, dutujana aho twasezeraniwe, to duhura n'ibirushya byinshi, aho ifunganye iri kumwe natwe. Isomo dusoresha riri muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Haravuga ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Abatahajuru ni twebwe tubwirwa aya magambo. Uwiteka aratubwira ngo tidutinye kuko ari kumwe natwe, titukihebe nubwo twahura n'ibirushya byinshi. Tukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Tutinye kuko ndi kumwe nawe, Uwiteka ari kumwe natwe. Titukihebe kuko Uwiteka ari Imana yacu, kandi Imana izajya idukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Soza, icyo nifuriza buri umwe wese no kugira ngo aya masezerano tubonye aba yacu muri iki gihe. Tumenye yuko agakiza kacu kegereje kuruta igihe twatangiriye kwizera. Tuteye gucika intege. Tumenye yuko dufite Imana yacu idusezeranira ko izadukomeza mu bihe byose, kandi ko izaduha amahoro yo mu mutima. Ngo ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya kuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Uwiteka akomeze kubana natwe, kandi iyi sabato itubere iy'umunezero. Mukomeze mugire isabato nziza, nicyo nabifuriza mu izina rya Yesu. Negera umusaraba, naniwe nyenyemumye, singiri cyo nitaho, rwose nshaka gukizwa. Mwami ndakwizigira, Mukiza wanjye mwiza, ndicuza imbere yawe. Mwami Yesu nkiza ubu, nakwifujije kera, njyambabazwa n'ibyaha. Yesu ambwira neza ati, ngukize ibicumuro. Mwami ndakwizigira, Mukiza wanjye mwiza, ndicuza imbere yawe. Mwami Yesu nkiza ubu.
bije simbuzwa n'iby'iyi si mbuwawe rwose mwami nguhaye byanjye byose mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuzi mbere yawe mwami Yesu nyizu. Reka twicishe bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko wabanye natwe muri aya materaniro. Turagushimira Nyagasani kuko amagambo meza wemeye kunyuza umugaragu wawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugusabe kugira ngo Umwuka Wera akomeze kubana na buri wese muri ino teraniro. Ibyo twigiye aha ngaha Nyagasani ntibihasigare, ahubwo birushaho Nyagasani kunoza umubano, kubifasha kunoza umubano hagati yacu nawe, kugira ngo uzagaruka tuzagusanganire. Ngaho mutangabugingo bana natwe muri amasaha yawe yera y'isabato, kugira ngo turusheho gusabana nawe kandi turusheho no kwitegura gahunda zo mu gitondo, kugira ngo nabwo tuzabashe kuza turi benshi tuje guterana kwera. Ngaho mwami, reka ibyo ushaka n'ibyo ushima bikomeze bibeho mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.